niho yagutatse gutanaga ubutoni ubaye ubukombe ubaye igitego Rwanda agakiza kawe kazakiza isi n'umwanzi ukugenda azaguhindukirira Rwanda ukoranye abato n'abakuru. Murakoze, ndi Clarisse Karasira, ndi umunyarwandakazi, ndi umukristu, ndi umukobwa w'Imana n'igihugu, birahagije. Ndi umuririmbyi, nkaba umusizi, ndi mugari, ariko ibyo ntekereza ko ari byo bitumye mba ndi hano. Nibyo bitumye uba uri hano. Utubwiye yuko witwa Clarisse Karasira, ariko ubusanzwe uri n'umunyamakuru niba ntibeshye. Yego, niho abantu benshi bamenyeye mbere yuko bamenya mu buhanzi, ariko nabyo ndabikora cyane. Kuri ubu ngubu isura cyakora itangazamakuru? Ubu ngubu nabaye mfashe igihe gitoya nihaye ikiruhuko kugira ngo mbanze nzamure ibyo mu nganzo, nzamura impano, nzamura inganzo yanjye, ariko naryo ndacyaririmo. Mu minsi mikeya bazongera kumbona mu nkuru. Mu minsi mike bazongera kubona mu nkuru, ariko kuri uyu munsi ndakeka ntabwo tuje kuganira nk'umunyamakuru, ahubwo tuje kuganira nk'umuhanzi, kuko watangiye utubwira yuko ukora mu nganzo. Sinzi kugira ngo abantu babashe kubyumva neza, niba wabasha kugorora gukora mu muhogo ukabasha kutumbisha uburyo ijwi ryawe rimeze, kugira ngo byibuze n'uri bukurikirane iki kiganiro avuga ati wa muntu burya arashoboye cyangwa se arabizi. niho yagutatse gutanaga ubutoni ubaye ubukombe ubaye igitego Rwanda agakiza kawe kazakiza isi n'umwanzi ukugenda azaguhindukirira Rwanda ukoranye abato n'abakuru mukorane musingize rugira niwe wagukuye ahaga Rwanda we kandi azakugeza ndi heza Rwanda shima Imana Rwanda shima Imana. Ahubwo nabyutse nasaraye kubera naraye ndirimba, naraye muri studio, ariko ntacyo. Ijwi rumvishe byo nta makaraza arimo. Ndirimba ukwanjye, uko numva ngomba kuririmba, kandi uko ndirimba ahubwo wenda bishobora kuba biri mu mujyi umwe nabo muvuga cyane ko n'ababyeyi b'igihugu mu nganzo nanjye nkunda cyane kandi nkurikirana cyane, nkamenya ibyabo, nkamenya indirimbo zabo, ariko ndirimba ngewe, ahubwo wenda uburyo ndirimba n'uburyo bumwe nabo. Nkunda gakondo, ariko kandi nkunda, ntabwo ndi umuntu witsindagiye cyangwa se ushaka kwitsimbataza cyane kuri kuvuga ngo ngewe ngo nduwinjyana hoya, ahubwo ikintu kiri imbere ni ibitekerezo mba numva amagambo anturutse ibwonko ariyo abantu bakumva kurusha gutekereza ngo ari kubiririmba gute. Ariko ni kimwe nuko nkunda indirimbo cyane bitewe n'ibintu bibiri. Icya mbere ni ubutu ngewe, kandi niko kuri nyine nkunda ibintu biri mu ndirimbo, nkamenya ngo iyi ndirimbo ikoze gute. Niba ari indirimbo yo gushima Imana, ese koko iramfashije? Niba ari indirimbo yo gusaba imbabazi, ese koko iramfashije ubutumwa bwayo? Niba ari indirimbo y'urukundo, ese iramfashije? Icya kabiri nkunda of course ni melody. Bambabarire mvuze mu Cyongereza ntabwo bikunda cyane. Ni uburyo ijwi riba rimeze cyane. Mu Kinyarwanda cyiza numva bavuga ngo ni ururirimbo, melody, ururirimbo, uburyo indirimbo iririmbitse, kuko bikurura umuntu niyo utazi amagambo bigusigaramo, ariko nuko nguko ndirimba. Ubu se tugenekereje wenda twavuga yuko ukora iyihe njyana? Nibanda, ntabwo mvuga ngo nkora, kuko ejo iminsi nshobora kuzajya mu nganzi kambwira iti ririmba wenda indirimbo igenda gahoro, wenda itagenda kagoma, cyangwa udashobora kubyinamo intwatwa,
ntabwo nibanda ngo iyi njyana ngo ngiye ngo nzajya ndirimba mu ntwatwa cyangwa nzajya ndirimba muri ibi wenda ababyinnyi ba gakondo barabizi iyi ngiyi igenda gutya ono umushayayo ni umushayayo nyine ni umuterambabazi ni w'abakobwa b'abaterambabazi bagendamo bagorora imbavu ibintu nk'ibyo ariko ntabwo nikomeje kunjyana icyakora nibanda cyane ku bintu gakondo ibintu by'iwacu injyana y'iwacu gakondo imibereho yacu gakondo hano mu Rwanda aho duturanye tubanye dute n'ibyo ngibyo nibyo wibandaho cyane kuki ari byo wahisemo kwibandaho ntabwo ujya ugerageza no kuririmba ku turirimbo tw'urukundo wenda n'ubundi buzima busanzwe indirimbo z'urukundo indirimbo z'ubuzima busanzwe indirimbo zihimbaza Imana nizo mbamo nyine kuko niba uririmbiye umuntu ngo gira neza ni indirimbo y'urukundo niba uririmbiye umuntu ngo kiranuka ni indirimbo y'urukundo ijambo ry'Imana riravuga ngo kubana kwabo kwiza barahugurana ngo be kuva mu byaha ubwo babone ubugingo kugira umuntu inama cyangwa se kungurana ibitekerezo ngewe urukundo ntekereza rwiza cyane urukundo rw'abantu babiri ni byiza ariko urukundo rusange kururirimba ntako bisa cyane ko wenda numvisha abantu benshi bataruririmbaho cyane ngewe rero ndabikunda kuko nkunda kuba hari ibintu bimvuyemo byafasha abantu benshi byagira abo bizamura sinikunde njyenyine ngo nkuririmbire wowe wenyine ngo wambaye ishati nziza wambaye ipataro nziza ibyo ngibyo ndabikuririmbiye ni wowe bifashije wenda hari n'undi iyo ndirimbo azayikunda akayitura uwo abonye yambaye iyo shati nziza ariko urumva ntabwo ari mu buryo bwagutse ntabwo ari nk'uko nshobora kuvuga ngo ariko twagiye wenda twambara wenda imyenda miremire iduhesheje icyubahiro bakobwa n'urugero urumva mvuze muri rusange nkunda ibintu rero rusange bizamura abantu benshi ukunda ibintu rusange bizamura abantu benshi kuri ubu ngubu umaze igihe kingana iki mu muziki wawutangiye ryari ubundi ni iki cyaguteye kuvuga ngo winjire muri muzika urakoze umuzika njya mbivuga abantu bagaseka nawubayemo nkiri uruhinja kuko narabikuranye nakuriye mu muziki ahubwo igihe abantu batangiye kumenya ko ndi umunyamuziki ni muri uyu mwaka wa 2018 mu kwa karindwi cyane ariko abo tubana umuziki wundi abamenye inzira ya muntu inzira yanjye uko nakuze barabizi nakuze mpimba indirimbo ariko icyo nahimbaga cyane abantu bakakibona ni imivugo by'abana nyine nkurira muri korali nkurira mu itorero rya gakondo urumva kuba umunyamuziki ntabwo nabyutse ejo bundi muri 2018 ngo mvuge ngo okay ngo reka njye muri studio ahubwo narabikundaga ahubwo no kuba ngubu aricyo gihe Imana yavuze ngo uzagenda uzatangira kuri ubu ngubu umaze gushyira hanze indirimbo zingahe ese amazina yazo ni ayahe urakoze ubu ngubu indirimbo maze gushyira habona ni ebyiri iya mbere ni gira neza wigendere murayizi iya kabiri ni Rwanda Shima ni nayo nabazaniye ni shyashya nizo ngizo gira neza ifite n'amashusho yayo ariko Rwanda Shima iracyari amajwi gusa Rwanda Shima yo amashusho yayo tuzayabona ryari duhora tubona amashusho y'igihugu ndumva atari ntabwo natekereje kuyikorera amashusho ntekereza ko abantu bazumve ubutumwa burimo twibuka igihugu kuko tukibamo hari amashusho menshi akigaragaza turakireba numvishe mpamanya n'umutima ko bihagije ahubwo vuba hazaza n'izindi wenda zifite andi mashusho kuko ntekereza gukora video ntekereza icyo yaza yunganira kuri audio kubera ko wenda nizi tugezemo hari ahantu video ishobora kugera audio itagera ariko ntabwo nkunda ibintu ubundi ntabwo nkunda ibintu bikabije ibintu byo gukabya niyo mpamvu mvuga ngo niba naririmbye indirimbo y'u Rwanda ni byiza ko rwose nshobora no gukora video yayo ariko ndumva mpamanya n'umutima ko
turarufite u Rwanda turaruzi, reka ahubwo noneho iyindi niba ari indi ndirimbo nzaririmba ivuga ngo ambara ishati neza, ni urugero, reka aba ariyo nzayikorera video ngaragaze n'ukuntu iyo shati nshaka ko umuntu ayambara neza. Ntekereza video nk'uko ntekereza audio, niyo mpamvu utazabona indirimbo zose ngo video. Plani ufite kugira ngo n'umukunzi wawe uri kureba muri aka kanya abashe kuba yavuga ati uyu mukobwa ngiye kumufurowinga, ngiye kumukurikirana. Burya hari abantu bakunda bahanzi ku buryo niyo yasohoye ifoto nijoro yaryamye harabibona mu nzozi. Wowe n'iki wabwira uwo mufana wawe witeguye kugukurikira aka kanya? Urakoze. Umugambi wanjye uretse ko ntago nkunda abafana, ntago nkunda iryo jambo, nkunda ab'inshuti, ni inshuti zanjye. Umugambi wanjye ntabwo ari ugukora ibintu byo navugaga wenda byinshi ngo nsohore ibintu birengereye by'ibiciro byinshi by'ibiki byinshi kugira ngo mbereke ko ndi gukora ibintu byinshi, ahubwo nshaka gukora ibintu bimvuye ku mutima. Mwumva iyi ndirimbo ndahamanya nayo kuyiha abantu, uyu muvugo ndahamanya nawo kumvisha abantu. Ntabwo umugambi wanjye ari uko nkora video nambaye mu buryo runaka ngo abantu nkuko waruvuze ngo ahite ngo abona ngo ifoto ngo ajye kuyilikingaho. Umugambi wanjye ni ugukora icyo umutima umbwiye, guhereza abantu. Ni ibintu rero birebana no kuzamura ubumuntu, kuzamura ubukiranuke ariko nabivuga, umutima ukiranutse, umutima wuje urukundo, umutima w'ubumuntu, umutima w'ubutwari, umutima w'ubuhizi kandi umuhizi mwiza ngo ahora yemanya ubuhizi akesa. Ubwo ibyo ni iby'itorero, nkunda itorero, nkunda umuco, rero ni wo mugambi wanjye. Ntabwo nanone ari ukuvuga ngo nzajya nkora audio, ngo ubutaha nkore video, ngo ubutaha audio. Hoya, icyo umutima umbwiye gukora, nunambwira uti buretse kuririmba nzabikora, ariko ntabwo mbiteganya. Nta muntu ntunga agatoki, ariko ntekereza ko umuntu wese n'umutima we, ubundi umutima w'umuntu nafata igihe cyo kuwusobanura bitewe na filo n'intekerezo yanjye, ariko ntekereza ko imyambarire yacu, reka nanjye nishyiremo abakobwa b'abanyarwandakazi, yakabaye ari imyambarire iduhesheje ishema. Iduhesheje ishema ku buryo ugenda uvuga uti nambaye neza, ndasa neza, ariko si nkabye ngo njye gutera abantu ikibazo. Niko ntekereza, kandi nzi ko ubwiyubahe bw'umuntu nicyo gitinyiro cyiwe. Buriya iyo ugize igikundiro utagize igitinyiro byose bishobora gupfiraho. Iyo ugize igitinyiro biba byiza, atari bya bindi ngo bagutinye babone uri nk'intare ariko bakubahe. Hano mu Rwanda hari abahanzi benshi bakora umuziki. Ni abahe bahanzi wowe ubona ukavuga ati abangaba babirimo neza, nanjye indirimbo zabo mfata umwanya nkazumva? Urakoze. Uretse no mu Rwanda no hanze ndabakunda cyane, ariko mu Rwanda naho mu Rwanda abahanzikazi baho ndabakunda cyane, kandi niko kuri, ntabwo ari uburyarya. Kugira ngo nkubwire ngo uyu si mukunda ntabwo byabaho, ntabwo binabaho. Abahanzi noneho cyane b'abakobwa cyangwa b'abagore ndabakunda cyane, kubera ko nzi uburyo yaba uririmba wenda ku buryo buhanitse, yaba uririmba ku buryo bugiye gake, yaba uririmba ate, yaba ari uhanga ate, umuhanzi mwubahira cyane ibitekerezo bye n'ubwiyemeze bwe, kugira ngo umuntu avuga ati ngewe ndiyemeje ntangiye iyi nzira. Umuntu aba afite impano, ariko nanone kuyishyira mu bikorwa ni ikintu gikomeye cyane. Umwana w'umukobwa noneho wabishyizeho umutima, cyangwa umugore, rwose ndabakunda cyane. Rero ntabwo nabona ariko nubwo ubakunda kereka numbwira ngo wanze kwitera. we ntabwo ari ukwitera kuvuga ko nkunda umuntu, ntabwo ari ukwiteranya. Bose ndabakunda, hera ku baririmbye kuva kera ugeze no kuri n'abangaba turi kumwe turirimbana, ndabakunda cyane pe. Okay, ntacyo buriya abanyamakuru niko basubiza, nta kundi. Umunyamakuru bundu ariko turabizi wabaye we, buriya niyo mpamvu. None
Burya abahanzi benshi iyo bakoze umuziki baba bafite n'inzozi zo kuba bamurika nka alubumu, bagakusanya za ndirimbo zose baririmbye bakazishyira hamwe bakazimurikira abakunzi babo, cyangwa se n'iyo atamurika alubumu agakora ibitaramo bitandukanye kugira ngo yiyereke za nshuti ze. Wowe wazise inshuti ntabwo wazise abafana. Ibyo ngibyo nawe urabiteganya? niba ubiteganya urabiteganya mu gihe kingana iki, ryari? Sindabitekereza, niko kuri nkunda ukuri. Sindabitekereza ngo mvuge ngo iki gihe nzakora ngo igitaramo, ahubwo hari ibikorwa ntekereza bimeze nk'igitaramo, byakunganira igitaramo, kandi ntekereza ko ari byo bigari bikenewe cyane mu gihe cyanjye cya vuba cya muzika, bishobora kugira uko bizamura sosiyete. Nabyo nzabibabwira. Ni ibikorwa byiza bimeze nk'igitaramo, ariko bifata impande nyinshi z'igihugu, atari ukuza ngo uhagarare umunsi umwe uririmbira abantu birangire batahe. Ni byiza cyane, ndabikunda, n'ababikorera ndabubaha, biba bikomeye. Nanjye nzabitekereza ikindi, ariko ubu ngubu imishinga mfite ku birebana n'inganzo yanjye n'ibitekerezo byanjye biri cyane ku gukora ibisa nk'ibitaramo, ariko bizamura igihugu. Ndimo ndabica ku ruhande, ntabwo ko ntashaka guhita mbivuga, ariko mu gihe kiri imbere muzabimenya. Okay, reka dutegereze ubwo ayo makuru natwe wenda azatugeraho. None ku muntu wakwifuza gutunga ibihangano byawe cyangwa se kubyumva, uri kureba aka kanya akaba atarabibonaho, yabibona gute? Cyangwa se ni gute wowe ubibasangiza kugira ngo bibagereho mu buryo bworoshye? Aha mbere yabikura numva horoshye, kandi nanashimira ba nyiraho. Ni ku maradiyo, numva amaradiyo abicuranga kandi biranezeza, kuko mba nshaka ngo abantu babyumve, bumve icyumvuye mu bitekerezo, bajye bumva radiyo zose. Ntayo nkoreye publicité, bajye bahinduranya, bazajya bagira Imana bagwe no ku makuru. Hari abantu ngo badakunda amakuru, bumva iradiyo ari indirimbo. Mbashishikarije no kumva amakuru, biba ari byiza kumenya aho igihugu kigeze cyangwa se. Ariko ahantu hihariye babikura ni ku mbuga zanjye nkoranyambaga, no ku rukuta rwanjye rwa YouTube, ni Clarisse Karasira. No kuri Facebook niho tubonanira, niho twandikiranira, no kuri Instagram, no kuri Twitter. Ariko iyo sinkunda kuyikoresha mu bintu bya muzika cyane, ni ibintu by'amakuru biraho. Naho ngaho rero duhurira. Abandi ni kuri telefone, abandi ni mu itorero ry'umudugudu. Itorero ry'umudugudu ribamo abantu benshi ntibaribamo, ntibarabimenya, ariko reka nanabibishishikarize. Itorero ry'umudugudu, apana rimwe ribyina amaraba, itorero ry'igihugu ku rwego rw'umudugudu. Naho tujye tuhahurira mu ngamba z'abanyarwanda nyine, nabo turahahurira, ndetse n'abaturanyi mu isibo. Okay, reka rero duse nkaho dutandukira gatoya, tube tuvuye ku muziki, wenda twigire nko ku buzima bwawe bwite, ariko ntabwo tukwinjirira cyane. Ubundi mu busanzwe urubatse? Oya, nta mukobwa wubaka, arashakwa bakarwubakana, ariko ntabwo ndashakwa ngo, ntabwo ndabonwa ntabwo ndabonwa ngo turwubakane. Ariko se wenda hari uwatangiye kubigusaba? Ikigero ndimo ntabwo bibura, kimwe nuko nawe utaba ugeze aha nta muntu urabibwira. Niba nibaza, kuko ni icyo kigero cy'indahangarwa, niho tuba, niko bimera, niko ubuzima bwawe bumera. Ariko ababigusaba baba bahari, ariko umwanzuro w'umutima nicyo kintu gikuru. nta mwanzuro ndabifatira, ntabwo igihe kiragera. Ku bwawe wumva umusore mwabana akitwa papa w'abana bawe, cyangwa se umugabo wawe, wumva ari umusore umeze? Ikibazo koko kirungura iki abadukurikiye, ariko ntacyo. Ni umuntu mwiza, njyewe kuri jyewe ni umuntu duhuje
ukwemera ntabwo ari uko mu rusengero gusa ariko byo ntabwo ari uko idini gusa ariko nabyo birampama ndabikunda. Umuntu mwiza ku mutima, umuntu wuje umutima w'ubugabo. Mu kwezi kwa mbere hari nahoze mbwira abantu b'inshuti zanjye bambwira ngo uraduteguriye iki, hari groupe mbamo yabo, ndababwira ngo abantu b'abagabo n'abasore bari hano mu kwa mbere mbafitiye impano, ubwo mboneyeho no kuyivuga. Hari umuvugo mwiza ntekereza ko ari mwiza umugabo nyawe, ntekereza umugabo ufite ubugabo ukuntu aba ameze. Rero umugabo urumva uw'Imana yaguhaye aba ari uwo nguwo, ariko umugabo ubundi ni umugabo uzi icyo ubugabo bisobanura. Ubugabo si uburanga gusa, ubugabo si ubutunzi.